impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba, ayiye hari impamvu ibintera mwene, impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba. Inshuti bakunzi ba Izi Gukora TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Nitwa Irivuzimana Isaie, ndi mwene so muri Kristo Yesu, ndi umugabo ndubatse, Imana ibahereza umugisha. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira namwe amahirwe y'abari muri Kristo Yesu. Twagize amahirwe kuko twizeye umugabo, n'umugabo ufite byose dukeneye, umwizere urabona ukuboko kwe. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, turasoma ku gice cyaho cya mbere umurongo wa mbere. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Bibiliya iravuze ngo Pawulo wahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yashatse, na Sositene mwene data, turabandikiye mwebwe abo mu matorero ry'Imana ry'i Korinto berejwe muri Kristo Yesu, kandi bahamagariwe kuba bera, hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ari we Mwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo. Amen. Abaroma igice cyaho cya gatatu, Abaroma gatatu, turasoma titire, haravuga ngo amahirwe abayuda barusha abandi. Umurongo wa mbere, nuko abayuda barusha abandi iki? Tugiye kuganira ku mahirwe abari muri Kristo Yesu dufite abandi badafite. Muntu uri muri Kristo Yesu, nagira ngo nkubwire ngo hari amahirwe ufite abandi badafite. Hanyuma rero wavuga muntu nkurikiranye ngo ese abari muri Kristo Yesu ni bande? Ese ni abarebare? Ese ni abagufi? Ese ni inzobe? Ese ni ibikara? Ese ni abize? Ese ni abatarize? Ese ni abafite imiryango? Ese ni imfubyi? Ese ni abapfakazi gusa? Ese ni abakene? Ese ni abakire? Ni bande? Abo muri Kristo Yesu bafite amahirwe aruta y'abandi ni bande? Ndaje tuganire. Yesu ahimbazwe. Bibiliya iravuze ngo amahirwe abayuda barusha abandi. Abari muri Kristo Yesu dufite amahirwe aruta y'abandi. Bibiliya iravuze ngo nuko abayuda barusha abandi iki? Abizera ni iki barusha abandi? Ese abizera ni bande? Ese ni ibihe bimenyetso? Ese ibintu hari ubundi abari muri Kristo Yesu hari ibintu bitatu bujuje. Icya mbere, muntu nkurikiranye, ibi bintu bitatu by'abantu bari muri Kristo Yesu ugombe kuba ubyujuje. Iyo utabyujuje uba ugifitemo ikibazo. Kandi hari igisakuza abarundi bajya basakuza, bava ngo sakwe sakwe niruze, ngo batatu badatana mu ndagano, bagasubiza ngo amashyiga. Bishatse kuvuga ngo amashyiga agenda ari atatu. Iyo havuyemo rimwe ntabwo aba akitwa amashyiga. Niyo uteretseho inkono ntabwo ifata. Hari ibintu bitatu rero iyo umuntu ashaka kuba muri Kristo Yesu agomba kuba yujuje. Icya mbere, kuba yarihannye ibyaha, akizera, akihana. Birumvikanye? Kwihana ibyaha nibwo butumwa bwa mbere na mbere Yohana wahamirije Yesu yaje avuga. Yaravuze ngo nimwihane, na Yesu aje aravuga ngo nimwihane. Icya mbere, abari muri Kristo Yesu baba barihanye. Icya kabiri, bagomba kuba barabatijwe mu mazi menshi.
Izi ni ingazi eshatu abari muri Kristo Yesu buriye, hatagomba kuburaho n'imwe: kubatizwa mu mazi menshi. Ingazi ya gatatu ugomba kuba waruriye, ni ukuba warabatijwe mu mwuka wera. Kubatizwa mu mwuka wera, Yohana yaravuze ngo uzaza hanyuma wazabatirisha umwuka wera n'umuriro. Kubatizwa mu mwuka wera, muntu nkurikiranye, kubatizwa mu mwuka wera ni ingenzi. Hari abantu rero bihanye barabatizwa ariko ntibabatizwa mu mwuka wera ngo buzure umwuka wera. Aba bantu ubukristo bwabo buhorana akabazo, ariko abari muri Kristo Yesu bagomba kuba barihanye, kabiri barabatijwe mu mazi menshi, gatatu baruzuye iki? Umwuka wera. Amahirwe, ngiye kuvuga amahirwe 5. Nawe wenda ushobora kuba wavuga andi bitewe n'uko wahawe kuvuga, kuko Yesu ni munini, ntabwo tujya tumuvuga ngo tumuheze. Umuntu avuga ngo hano ngo nshizeho akadomo, wapi? Hirya y'ibyo uzi hari ibindi utazi kandi bya Yesu. Rero Yesu ni igitangaza, Imana ihimbazwe. Amahirwe 5 abari muri Kristo Yesu barusha abatarimo. Amahirwe ya mbere dufite muri Kristo Yesu ni uko twaherewemo imbabazi zihoraho iteka ryose. Haleluya! Twahawe iki? Imbabazi z'iteka ryose. Muri Kristo Yesu twaherewemo imbabazi, twarababariwe. Muri Kristo Yesu twakuweho urubanza rw'ibyaha. Haleluya! Twakuweho urubanza rw'iteka, twakuweho urubanza rw'ibyaha, kuko Yesu niwe mbabazi z'Imana. Hari umuntu wigeze kutwigisha aravuga ngo abantu ntibazazira ko bakoze ibyaha, ngo ahubwo bazazira ko bakoze ibyaha, Imana ikabaha imbabazi bakanga kuzakira. Yesu rero abanze kumwakira bose, biravuze ngo bakunze kuba mu rupfu, bakunze kuba mu byaha, bakunze kuguma mu gihano cy'Imana. Ariko abari muri Kristo Yesu twababariwe by'iteka ryose. Muri Kristo Yesu twakiririyemo imbabazi. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo Uwiteka umucamanza utabera, iyo ambonyeho amaraso ya Kristo ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranuka. Muri Kristo Yesu twarababariwe, muri we nimwe twaherewemo iki? Imbabazi. Haleluya! Ayo ni amahirwe turusha abandi. Uri muri we, Bibiliya iravuga ngo Abaroma 8, Bibiliya iravuga ngo nuko noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirirwaho, kuko urubanza rw'ibyaha twarukuweho na Yesu. Yesu yatubereye imbabazi. Imana ihimbazwe. Muri we twarababariwe. Haleluya! Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, narabohowe ndaririmba, na 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 na. Muri we twarababariwe. Imana ihimbazwe. Twarababariwe. Gumamo, 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 gumamo. Muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho tubohokera, muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho tubohokera. Muri Yesu mugumemo. Hari amahirwe aruta ay'abandi. Amahirwe ya kabiri twaherewe n'Imana muri Kristo Yesu ni uko twahawe umutekano, twahawe umutuzo uturuka mu mahoro Yesu yaduhaye, mu mahoro y'umutima. Amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite, n'utayata ntabwo wayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira, nabura amahoro meza adashira, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro.
dufite umutekano. Isi ifite ubwoba, isi ibuze amahoro, isi ibuze umutuzo, isi ibuze umutekano. Ariko abari muri Kristo Yesu dufite amahoro, dufite umutuzo, dufite umutekano w'umutima. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data niho gusa hasendereye amahoro, umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi we, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Muri Kristo, iyo usomye Yohana ubutumwa bwiza 14:27, Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro, kandi amahoro yanjye ndayabagabiye. Haleluya! Dufite amahoro muri we, dufite umunezero. Ayo mahoro adutera kwishima, kandi ayo mahoro ntabwo ashingiye mu bwinshi bw'ibyo dutunze, ahubwo aya mahoro ashingiye mu kuba twarakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Muri we dufite amahoro, muri we dufite umutuzo, muri we dufite ibyishimo, muri we dufite umutekano, turatekanye. Abantu babuze amahoro kubera iminsi n'ibihe, ariko abari muri Kristo Yesu bariko bararirimba. Kubera iki? Bafite amahoro. Bafite amahoro. Ayo ni amahirwe dufite muri Kristo Yesu, abatari muri we badafite. Amahoro yabo ni ay'akanya gato, ariko twebwe amahoro yacu ni ay'iteka ryose. Kristo Yesu niwe mahoro yacu. Mwakira amahoro. Bantu muri Kristo, ni mube mu mahoro. Ibihe duhagazemo, umuririmbyi yaravuze ngo ntibibakange, kuko dutegereje Mesiya kandi azaza. Ibi bihe turimo ntibidukange, dutegereje Mesiya kandi azaza. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Amahoro Yesu yaduhaye aduhesha ihumure. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Imana iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Dufite ihumure dukomora muri Kristo. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Amahoro, amahoro, amahoro. Ayo mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu. Muri Kristo harimo amahoro yuzuye. Nimwakire amahoro. Abantu bashaka amahoro nta handi ava, ni muri Kristo. Abantu bakeneye imbabazi z'Imana ni muri Kristo. Hanze ya Kristo nta mbabazi ziriyo. Hanze y'imihango y'idini n'amategeko y'idini nta mbabazi za Kristo zirimo, kandi nta n'amahoro arimo. Amahoro ari muri Kristo gusa. Ayo ni amahirwe abari muri Kristo Yesu barusha abatari muri Kristo Yesu. Amahirwe ya gatatu, twahawe n'Imana umugisha. Twahawe n'Imana umugisha. Twahawe n'Imana umugisha wuzuye. Muri Kristo Yesu nta mivumo irimo. Muri Kristo Yesu nta karande irimo. Umva abantu munkurikiranye, nagira mbabwire ngo nta muntu n'umwe wagusengera ngo uveho umuvumo, nta muntu n'umwe wagusengera ngo uveho karande. Ntawe. Muri Kristo Yesu niho dukirira karande. Muri Kristo Yesu niho dukirira imivumo. Muri Kristo Yesu niho dukirira amategeko y'ibisokuru. Muri Kristo Yesu niho dukirira amagambo yavuzwe. Muri Kristo Yesu niho dukirira iby'imandwa n'amazina y'imandwa abantu bagiye baherwa mu miryango itandukanye bavukamo. Utari muri Kristo Yesu, uko wakwisengesha kose, amavuta bagusiga yose, deliverance zose bagukorera, uri hanze ya Kristo ntabwo zakuvaho.
ndifuriza abantu kuguma muri Kristo. Niho twaherewe umugisha wose w'uburyo bwose. Muri Kristo Yesu niho twaherewe umugisha. Muririmbyi araririmba aravuga ngo ni abanyamugisha bariya ntabwo bavumika. Muri Kristo Yesu ntabwo batuvuma. Muri Kristo Yesu watuvuma imivumo ntiyadufata, ahubwo imivumo Imana ihita yihindura umugisha. Haleluya. Muri Kristo Yesu niho duherwa ibyishimo Satani yari yaratwambuye. Dufite umugisha w'amasezerano y'Imana. Muri Kristo Yesu dufite umugisha wo kurindwa. Turindwa amajya n'amazi igitondo n'ikigoroba, kandi Imana niyo murinzi wacu wo kwizerwa. Uburinzi bwizewe buri muri Kristo. Ubutabazi bwizewe buri muri Kristo. Dufite umugisha muri Kristo. Muri we nimwe Imana yashize imigisha yose ngo irangije iramuduha. Umugisha wose, umuntu ukeneye umugisha wa nyawo, umugisha utavanzwemo umubabaro, ni muri Kristo Yesu niho ubonerwa honyine. Twavuga ngo amen. Muntu nkurikiranye, ni muri Kristo Yesu twaherewe umugisha. Ntukongere kugenda wumva wikanga Satani, wikanga abadayimoni. Muri we turarinzwe, muri we turagwanirirwa. Hari abamarayika badushinzwe, bashinzwe kurwana intambara zacu, bashinzwe kunesha Satani. Ntimukabane na Yesu nk'abantu bahahamutse. Muri Kristo Yesu dufitemo umutuzo, dufitemo umutekano, dufitemo uburinzi, dufite umugisha. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Andi mahirwe ya kane twahawe n'Imana, tuyaherewe muri Kristo Yesu. Twahawe n'Imana amahirwe ya kane yo kwakira imbaraga idasanzwe n'ubutware budasanzwe butubashisha kunesha ibyaha, butubashisha gutsinda abadayimoni na Satani n'abambari ba Satani. Kwa Yesu dufite ubutware iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Yesu ahimbazwe. Muri Kristo twahawe n'Imana amahirwe adasanzwe yo kwakira imbaraga zitubashisha kunesha ibyaha. Nta mashuri wakwiga yakubashisha kunesha ibyaha. Nta mafaranga watunga yakubashisha kunesha ibyaha. Nta bwiza wagira bwakubashisha kureka ibyaha cyangwa se kubinesha. Nta biro watunga byavuga ngo ibi biro mfite binyemerera kudakora ibyaha. Ntibibaho. Ariko muri the last for God, muri Kristo Yesu twakiriyemo imbaraga zitubashisha guca aho bari gusambana ntidusambane, aho bari kwiba ntitwibe, aho bari kubeshya ntitubeshye, aho bari gusebanya ntidusebanye, aho bari kugambana ntitugambane. Ni muri Kristo Yesu. Aho bari kwibona ntitwibone, aho bari kwambara ubusa ntitwambara ubusa. Ntabwo wabishobora uri wenyine, kuko Pawulo we yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo miki imbaraga. Ayo ni amahirwe twaherewe muri Kristo Yesu. Ntabwo byakunda kureka gutukana utari muri Kristo Yesu. Ntabwo byakunda kureka kubeshya, kureka amanyanga, kureka umujinya, kureka amahane, kureka ibyaha by'uburyo butari bumwe, ni muri Kristo. Haleluya. Ni muri Kristo Yesu niho duhererwa izo mbaraga, niho zitsindagiye. Imbaraga zituzinura ikibi, imbaraga ziduha umutima unesha ikibi, ni muri Kristo Yesu gusa. Ayo ni amahirwe abari muri Kristo Yesu turusha abandi. Urashaka kureka ibyaha? Nta foromire n'imwe ibaho wakora ngo uneshe ibyaha. Ntibaho. Keretse kuba muri Kristo Yesu ugahererwamo imbaraga zidasanzwe arizo Mwuka Wera. Za mbaraga nababwiye zo kubatizwa mu Mwuka Wera, kuzuzwa Umwuka Wera. Bibiliya iravuga ngo ndavuga nti muyobogwe n'Umwuka, nibwo mutazasohoza ibyo kamere yanyu irarikira. Bishatse kuvuga ngo nta mwuka uhari ukuyobora,
ugomba gukora ibya kamere yose, ukaroga, ukiba, ukabesha, ugapfapfana, ugakora bya bindi byose, ntiwabinesha keretse kuzura umwuka wera no kuyoborwa nawe. Iyo uri mu itorero warihannye ukabatizwa mu mazi ariko ntiwuzure umwuka wera, uba mu itorero uri umunyedini ariko utari umunyamwuka, kuko uba mu itorero ukora ibyaha byose, uba mu itorero wangana. Abantu bafite inzangano ni abanyamubiri, kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya ko umwuka w'Imana yabonye ko usigaye uyoborwa n'umubiri. Umwuka aragenda, nta mahoro wakwihesha ngo uvuge ngo no. Ni muri Kristo Yesu niho twakirira imbaraga zo gukunda no mu gihe gisa nkaho gikomeye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ayo ni amahirwe twaboneye muri Kristo. Muri Kristo twakiriyemo imbaraga zidasanzwe zituzinura urumogi, zituzinura isigara, zituzinura ibyaha. Aya ni amahirwe abari muri Kristo Yesu barusha abandi. Ni iki abayuda barusha abandi? Ni icyo ngicyo, tubarusha imbaraga zitubashisha kunesha ibyaha aho biri gukorerwa mu izina rya Yesu. Amahirwe ya gatanu twaherewe n'Imana muri Kristo Yesu ni amahirwe yo kuba dufite ubugingo buhoraho buzabana n'Imana. Muri Kristo Yesu nimwo twaherewe ubugingo buhoraho, ubugingo bw'iteka, ubugingo uzabana n'Imana. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanje, kandi yansize mu butwari. Nejejwe n'Imana mu mutima wanje, muriro w'ijuru ndimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mu. Haleluya. Nuko amakuru ameze, muri we dufite ubugingo. Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, uwizera uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho, ariko utaramwizera nagira mbabwire ngo nta bugingo afite. Ayo ni amahirwe abari muri Kristo Yesu turusha abatari muri we. Urabyumvise? Ufite amahirwe akomeye. Umuntu utarakora subscribe, mwifurije kuba wabikora vuba. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho vuba. Kurikirana ikiganiro ugisoza. Kora share na comment, wohereza abavandimwe nabo bumva aya mahirwe yo kuba muri Kristo Yesu. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza. Mureke dusenge, bwira Imana ngo Mana, ndasabye aya mahirwe nanjye abane n'umutima wawe. Mana, mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu nkurikiranye kugira ngo Mwana, aya mahirwe twaherewe muri wowe kugira ngo nawe ayagumane. Urakoze Mukiza, bana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahereze umugisha. Wifuza kuntera inkunga, kumpamagara, umuhamya cyangwa se kungira inama, wampamagara kuri 078 17 10 11 6, 078 17 10 11 6. Isumba byose babera amaboko. Amen.